Nyuma y'imyaka 12 nubatse, natangiye gutakaza ibyumviro ku mugore wanjye. Muraho, nitwa Matayo, iyi ni inkuru yanjye. Nari mugijwe cyane n'akazi, kandi sinakundaga kuvugana n'umugore wanjye. Ku rundi ruhande, yari amaze kwiyongera ibiro. Uruhu rwe ntirwari rukiri rwiza nka mbere. Yari yarabaye nabi ku maboko no mu nda ye. Nari naramurakariye kuko atitagaho cyane. Natangiye kumara igihe kinini hanze y'urugo. Bidatinze natangiye kubona abandi bagore, ntangira kugira urukundo nabo. Mu mwanya wanjye n'urukundo abandi bagore, muri make nacaga inyuma umugore wanjye. Mu mutima wanjye numvaga niciye urubanza rimwe na rimwe. Niyo mpamvu umunsi umwe nahisemo gusohokana n'umugore wanjye. Ndamuhamagara mvuye mu biro ndamubwira nti witegure. Ningaruka mu rugo turasohoka. Ngarutse mu rugo mvuye ku kazi, mpamagara umugore wanjye mu modoka. Yasohotse yambaye imyenda isanzwe. Ntabwo yari yiteguye kandi nigeze yitera makiyaje mu nda. Nagize umujinya ndamubaza uku niko tugiye gusohoka mumeze? Ntabwo namusohokanye nanjye, numvaga mfite isoni zo gusohokana nawe. Uwo munsi numvise murambiwe. Nasubiye mu rugo ndamubwira umbabarire, sinshobora kubana nawe. Yarambajije ati kubera iki? Igihe kibi nakoze? Nakoze ikosa ryo kugushaka. Ndavuga nti genda wirebe mu ndorerwamo. Uwo munsi nasohotse mu rugo sinongera kugaruka. Icyo gihe umuhungu wacu yari afite imyaka 2 gusa. Bidatinze nabonye umukobwa witwa Grace. Grace yari umunyabwenge kandi ari mwiza. Yari afite ibintu byose nashakaga ku mugore. Twagiranye umubano mwiza. Nubwo Grace yari mwiza, kubana nawe ntibyari byiza cyane. Nujuje ibyo yansabye byose kandi ngura ibyo yashakaga, ariko ntabwo yigeze yita ku bikorwa byo mu rugo cyangwa kuri njye. Ntacyo yitagaho. Buhoro buhoro ibyo nari mfite byari hafi kurangira. Muri icyo gihe sosiyete yanjye yarahombye. Grace yaranditse kuko nta mafaranga nari nsigaranye. Natangiye gukumbura umuryango wanjye, umwana n'umugore wanjye. Mu myaka 4 yose sinigeze mbabona. Byatumye mbona agaciro k'umugore wanjye. Yabanaga nanjye mu byiza n'ibibi. Nyuma y'imyaka 4 nafashe umwanzuro wo gusubira mu rugo. Nkomanze ku rugi, umuhungu wanjye w'imyaka 6 arakingura. Yahise amenya, ariko ntiyanyishimiye. Arambaza ati kuki uje hano? Ndakwanga. Ahita yiruka yinjira mu nzu. Ninjiye mu nzu mbona uwahoze ari umugore wanjye arimo koza amasahani. Uwo munsi yasaga neza. Nahoraga mwibeshyaho. Yari mwiza, ahubwo nahoraga murebera mu mirimo yo mu rugo. Sinigeze mpa agaciro imirimo yakoreraga umuryango. Yanyitagaho n'umuhungu wacu n'inzu yacu muri iyo myaka yose. Higeze agira umwanya wo kwiyitaho. Nabonye ubwiza mu maso ye nubwo yarahugiye mu gikoni. Ndibaza nti ni gute ntigeze mbona ubu bwiza mbere yo kumusiga? Umugore wanjye mbonye mpagaze mureba yaratangaye kandi arumirwa. Maze arambaza ati kuki uri hano? Urashaka iki? Namusabye imbabazi nti nibwo nyimenya ko nakoze ikosa rikomeye. Umugore wanjye yararakaye ati ntiwari hano mu gihe twari tugukeneye cyane, none uragarutse mu gihe mfite ubukwe mu kwezi gutaha? Ndakwinginze genda, ntabwo dushaka kukubona. Duha amahoro. Yankubise urugi mu maso. Nubwo amagambo ye yambabaje, ariko byari bimuhuriye. Yari ari mukuri. Ntabwo nari mfite uburenganzira bwo kuza uko mbonye ngo muze amahoro. Nasenye umuryango wanjye n'amaboko yanjye. Nahoraga mushinja ko atari mwiza.
ariko ni njye wagombaga kumwitaho, gusa ndifuza ko umugabo we mushya amwitaho akamuha umunezero akwiye.